Siporo rero nshuti bavandimwe dore nunzwe n'utudushyimo akakantu koko murabona nzabaho koko kagasaha nawe ndebere rwose mwafashije koko nkava mu buzima rwose nibarebe ukuntu bakugenza pe barebe ukuntu bakugenza. Bakunzi ba Jesus TV Rwanda mukore subscribe comment na sharing kuri izi video zacu muzajya mubona byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni Jesus TV Rwanda. Kumenyera restaurant kuva natandukana na madamu bandi kwirira udushyimbo twanjye twa turuwasa ku gacapati kanjye ka 200. Ibyo bintu wabirya se iminsi yose yaka cyangwa ni rimwe na rimwe? Rimwe na rimwe. Buriya udushyimbo twa turuwasa dutunze abantu benshi mu mujyi wa Kigali. Ariko cyane cyane abamotari. Ari umuntu ushobora kubona ndi kurya ndi kwinywera ndi kurya tuno dushyimbo akansuzugura wenda ngo ndaciriritse. Aka gacapa turi kubona n'utu dushyimbo twa turuwasa dutunze abagabo benshi mu mujyi wa Kigali, cyane cyane abamotari by'umwihariko. Special motari. Ngiye kano gacapati kanjye ka 200 nashyiraho tuno dushyimbo twanjye twa turuwasa ngo ameze neza kabisa. Ubwo ninjoro ntabwo ushobora gukenera kongera kurya kibitatinda mu nda. Na nimugoroba nshobora kurya nyiryamye kandi bugacya. Ese yaka ubu aho watandukaniye n'umugore ubona nta mpinduka zajemo mu buzima buri kukugora? Hari cyanditse ariko urumva ubuzima bwe bwose umuntu arabwakira. Ubuzima bwahindutse wiyakira. Ariko umuvandimwe ngo nayo ngo batandukanye. Ariko Nzovu gutandukana na Esther byanshimishije. Kubera iki se byagushimishije? Esther nta mugore wari umurimo. Gute? Uriya yari kuzarisha Nzovu, kuzamutera agahinda, kuzamutera stress, ugasanga Nzovu araniyahuye. Ariko tekereza umugore wajyaga muri lodge ari kumwe n'abagabo akarara muri lodge, mu gitondo agataha kwa Nzovu. Yaraye mu nzoga yararanye n'abagabo, mu gitondo agataha kwa Nzovu. Wavuga ngo ni umugore koko wakubaka. Ariko ari kuzisubiraho ese ari guhitamo hindura ako kanya bigakunda? Oya rwose. Ese cyambere ntiyakundaga Nzovu, uretse wenda ko yamushakaga go kumugira umusitari, kandi yamubaye umusitari, yamwubakiye izina. Icyo yashakaga no kumugira umusitari. Kumugira umusitari. Ubundi rwose Esther nta mugore wari umurimo, uretse ko yari kurizarwaza Nzovu umutima cyakamutera stress uko Nzovu yaniyahuye. Uriya rwose nta mugore wari umurimo. Niyo mpamvu ugiye gutandukana kwa Nzovu na Esther byanshimishije. Ariko ngo Nzovu nayo ngo yajyaga ngo yabagaye igigire na Sodoma nawe. Kandi abari kumwe nayo abajyanayo n'abapampe. None indangamirwa ntabwo yabura kumenya uko byifashe. Ariko buriya uko Nzovu yasambana ari kwista yasamana buryo umugore aba ari umugore. None tekereza umugore ugenda akamara iminsi 2 hanze utaziyari. None aje abona Nzovu yaramuhamagaye Esther ari kumwe n'umugabo baryamye muri lodge, yitaba umugabo cyane imagine avuga ngo ni umugore ko. None umugabo yamwitabye mu ruhe rwego yavuze ngo hari baryamye Nzovu yahamagaye umugore we yitaba umugabo, baryamanye na Esther bari muri lodge. Bikomeje kandi gihe Esther beca Nzovu ngo agiye mu bukwe, amara iminsi 2 ari kumwe n'umugabo. Gusuzugura Nzovu barangije baranagarukana, baraza bicara hano. Esther aramubwira Nzovu ngo ni musaza we. Esther yazanye umugabo arabeshya ngo ni musaza we. Ngo ni musaza we. Ngo bavanye mu bukwe. Tujye bandabyibuka banashwaniye hano. Tujye bamaze gushwana muri iryo joro. Esther ajya kurana n'uwo mugabo bari bazanye, Nzovu ajya kurara wenyine. Uwe mu rugo. Ese ubundi yaka ninde wagira inama Nzovu ngashaka kuramugura? Sinzi iyo bahuriye. Yaringize ngo amugire inama. Nabonaga Esther ari umuntu. Kubura iyo ubonye umuntu physically gutya ntabwo wamenya uko atekereza, ntibamenye ibimurimo mwumwe. Esther umubonye rwose mu muhanda uvuga ati dore umugore muzi. Ariko mu by'ukuri
ese ntiyakundaga Nzovu habe na gato. Hari n'ukuntu bamubwiraga ngo amusome mu kiganiro, ukabona Esther rwose aramusomye ariko agahita yihanagura akamusoma, mbese ubona atabishaka nta santima. None se ubundi wowe uganira na Nzovu cyane ubonaga Nzovu yari afite gahunda y'uko agiye kumugira umugore bakabana bakazabyarana oya, Nzovu yari afite gahunda rwose. Nzovu buriya anakunda Esther, anakunda Esther ku rwego rwo hejuru. ariko tekereza njyewe umugore waraye hanze akajya gusambana arangiza agataha iwanjye, Nzovu akihangana. ibyo wabikora njyewe ukataha iwanjye. narabibonye cyagiye twaje Sodomo gufata ikiganiro kwa Tani TV show. Uziko Nzovu yarize bavuze Esther, yararize ararira amarira aramanuka. Nzovu ntabwo ajya akina prank, Nzovu ntabwo ajya agira ibiro by'amafaranga. Nzovu agira umutima ukunda siri. Uburyo Nzovu yakundaga Esther, yakunda Esther mbese yaramwimariyemo nyabyo, ariko Esther we ntabwo. Ariko yagiye no ngo yaragiye no gufata irembo. Yagiye no kumwereka iwabo boza ihuye Inyanza. Yari yarajyanye Esther iwabo, ahubwo yanabimbwira ati ngewe Esther kugira ngo mujyane iwacu nimugeza mu rugo, ahubwo atangira ababwira amagambo ngo Nzovu ngo ibi n'ibi. Nzovu yabimbwiye ndumirwa, ariko Nzovu ikigaragara yakundaga Esther. ngo iri joro batandukanye mwana rero muruko mbayeho ntunzwe n'udushyimbo n'agacapa. ukuntu mwaremeye Dusabe mwamuguriye matera muramuremera, nanjye mundwane uko reba ntunzwe n'udushyimbo mwakagirwa. Oya bakwibuke rwose. Nzovu nako yaka nago ubu Dusabe muhuye mwakwiyunga bibaye ngombwa so bamubabarira mukongera mugasubirana. Dusabe nta kibazo, tuzabana bisanzwe. nka mushiki wanjye, mufate nka mushiki wanjye cyangwa nk'umuvandimwe bisanzwe. Aya kongera tukabana byo binyuzamo kamukumbura mu ijoro. aho yaciye ntabwo hagera, ntabwo haca urwabo. oya Dusabe nta kibazo dufitanye, njyewe anansa muje namusama ariko agakomeza nanjye agataha nanjye ngataha. ese meruka agutwitiye ukubesha ngo gahunda no gukora ataha niyo gahunda. ese gahunda yo kuzajya nawe wari ugiye ngo kujya gusezerana mu 28 zo kwirega. so ari kuzajya kwirega zo ku kwezi ararangiye rero. ubu ejo ararangiye rwose, n'abari bateguye gutaha ubukwe mwihanagure byararangiye. sikoro wadushyuhije navuze ati tuzajya ndongera no gutekereza gushaka umugore rero n'undi wari wangu uzajya ubomora birangiye kabisa. none se niki cyaguhabuye, niki cyaguteye ubwoba? ikintu mwapfuye nyamukuru, ikintu mwapfuye nyirizina umwangira. ibyo narabisobanuye, ni n'inkuru ishaje. iyo topic rwose nimushaka nimongera kuyimbaza. none Nzovu ko dufite amakuru y'uko ngo bagiye kugabana na madamu. bagabanye ngo nta kintu bagabanye. Esther yapakiye ibintu byarigendera. ibyo rafite bihe intebe, akabati, amasahani. ubundi Nzovu yagiraga matera gusa n'ijerekani n'ibisi, nta kindi kintu. ariko Nzovu yari yararongowe ibintu byose wari warabizanye, intebe zo muri salo, akabati, amasahani, amasafuriya, imbabura. ariko Nzovu ejo bundi yari yaraguze gaze. Nzovu n'inyeca yarebye aravuga ati gaze Esther ashobora kuzayitsindira, ajya kwitsimba mu baturanyi. Nzavaza ubwenge. ubivuze vuba cyane, turabona Nzovu nawe yaje kwirira udushyimbo n'uducapati. Nzovu ubundi hano arahamenyera. mu gitondo bazindukiye hano udushyimbo n'agacapati. nyine gira inama basi Nzovu. inama namugira ni ukwiyitaho, agakomeza agakaraba akamesa. nk'ubwo ni uko yambwiye impamvu ngo ashimira Esther, ngo ni uko yamwigishije kwiyuhagira. kwiyuhagira z'ubundi Nzovu yari asanzwe batiyuhagira. Nzovu yaravuze ngo yoga ngo rimwe na rimwe mu kwezi.
Ako nako ni akantu yamushimira. nakanamushimire yasigaye aborosa No gusevinga. yamwigishije no Oya gusevinga. gusevinga ni ukwayaka. ni njyewe buriya dusaba ikintu namushimira yanyigishije gusevinga yanyigishije gusevinga nasevingaga mu gifu warebye ukuntu musubirana na Dusabe ko muri buriya bukwe tuzahatahamo njye nzagufotora ntabwo byakunda nzabafotora Ariko yaka no gukora ubukwe ntibyamugora. Afite abafotogarafe. afite abafotogarafe afite abafite amamodoka afite iki urumva yararangiye rwose byo gusubirana na Dusabe rwose byo wapi kabisa umwana ugomba kugira umutima wo kubabarira mukabana mu nzu imwe uzabana gutyo nk'abavandimwe Dusabe wongera umugore barakabyoya rwose ndumva bitoroshye ubu hari ikintu wabwira Njye icyo narenzaho ni uko abahungu bafite imitima ikomeye. Urebye abagore baba bafite ahubwo ni abami mu gihugu n'abagore wigeze si benshi nako yakomaze nta mugore nigeze njye abo twagiye duhura ku kiranguzo bisanzwe ariko umugore ntunzeho wa mbere ni Dusabe ariko nta wundi mugore nigeze gutungaho tumarana ukwezi muri Kongo ubwo umusirikare muri Kongo yaka gushaka cyangwa kwa kundi mubana akaramata ubwo ni ugusazana si ubyumva cyangwa kontra kwa kundi muhana kontra y'ukwezi amezi 2 bikarangira wahitamo iki nshatse umugore tugahuza tugasaba ukabana akaramata byaba ari byiza kurushaho mukubaka umuryango mukabyara abahungu n'abakobwa mugasaza nibyo byiza bya bintu bivuga ngo murasinyanya kontara mumarana amezi 6 cyangwa mumarana n'umwaka byongeye kuri njyewe mba numva wapi ubwo umukobwa wumva uwo mubanye mugasaza umukobwa wumva yabishobora yidekarare ko mwabana mu ni gasaza karibu kabisa umukobwa wumva ari tayari rwose ni karibu abantu rero badukurikiye abadiaspora rero nshuti bavandimwe dore ntunzwe n'utu dushyimbo akakantu koko murabona nzabaho koko kagasaha nawe ndebere rwose mwafashije koko nkavamo ubuzima rwose nibarebe ukuntu bakugenza pe barebe ukuntu bakugenza bakunzi ba Jesus TV Rwanda mukore subscribe comment na sharing kuri izi video zacu muzajya mubona byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ni Jesus TV Rwanda. asante Asante.